amafilime yarananisha sawa tipe ntarora ataki nawe urakoze okay tugiye gushutinga promo ndi kumwe na Mimi na Kiki okay ntago muvuga ntavugitse kumwe na Mimi uri kudufasha kuri kamera bamwita Nathan tugiye gushutinga promo no Placido abantu bisubizo bihora bireshyare no mungu ntago ngakwitana nkakora uriya mukobwa rero araza ko ari umunyacyaro uriya uyu ni umunyamugi ntago agaragaramo yenda ari muri mubona ububuno barimo barakubona ntago bari gukura ububuno ubu ngubu muramubona ubu muramubona urumva nagapuramo shagiye uvuga nk'ikintu kugira ngo yari yakizi azi icyo ari bita subiza aho amana mu tipu undi baramuntumiye baragutumye yarizanye ntago we bamugutumye cyangwa se baramu none yavuye muri sho ubukobwa ngita mbaga ejo yumvise ndi hari akavido ndi kuvuga kamwe ko muri gym nyine wacyaje utara ngo singo Placido ntago yakoze ndavuga aho ureba kigariro ngo yango nuko numvise nk'akantu wari uri kumva ngo ntamwumvise ntago agashaka kumva ndi kuvuga neza ngo ndavuga yakoze ngo iyo hari nyine ngo kwangwa avuga cyane ngo bituma ngo abantu ngo bakunda gusa ndavuga cyane bise ntana jeba abantu baravuga nkaganira bakwita nde inde Joshua wa undurira indirimbo za Kinyarwanda cyangwa ni Joshua DJ Ketu dore Ketu bite jewe ungari wasaga ari DJ Ketu byiringiro bakita byiringiro Joshua Ketu sitwa byiringiro boti gatoya ariko nzane telefone Ketu yitwa byiringiro harya irindi zina rya babarire disa ariko Yesu bakanye wowe kwita gute wewe bakwita nde wewe bakwita nde Ketu umwana afite amarashe zimwe ibyo bintu bibaho uzwi umwana yitiranwa na Ketu amazina yose nawe umwana aravuze ngo ntabwo yahitamo kuba imbwa ngo nakora ntazaba imbwa ndetse ntajya kubaza undi byiringiro Joshua wabaye imbwa ninde reba hano mana arabana ubunana utwa guti wazima umva imudiri yamwita Big acuruza imigati Big utuzana imigati ngo nagato umugati ariko no wa spin okay narinzi unese watse twawurya tukazamuzanira urundi aho nta kibazo muze tubayikirako data mwigendere mara batinze Debi byose biri mu biri kudutinza ni mugende sawa reka dutangire uyu mugore agira amahane yaranzengereje Yesu mwami tutagire kintu nakora gutasha aguhiga kanatasha icyaro bora arashyushye ariko niho zakubeshye nta dukwi bora arashyushye igende bravo umutwe dufite gahunda ntabwo twagomba kurenza saa 9 kosa nanyambwiye saa 7 wamura yimbonye hano ndamubuze yarangiye ngo tubyihorerwe nje kandi turayiskwase mwiza ngiye kwiterera Placido ngo yahambiri ewe ase uyu mwara agomeza fotora kwizageza yego behind the scene is behind muzazime sibyo Placido twagiye sha Placido ngwino shooting eke natarega baraguhe
Niyo kama imodoka turagaragaramo. Maguke. Zamuke. Bravo. Muraho neza. Yego. Ay. Hari maracho tureke. Utaka burashu. Ndambaye. Ninde? Hehe. Mumutwe. Esobuga. Ako ngwana nugira ibintu byose niwe dutije injerekani niwe dutije imbwa. Oya nagari umutije injerekani. Amenye kahuye na ziramenye kahuye n'akagenzi kako Kandi muvuga niyo mufiyiri. arya nta jambo ry'ikidage nzira Vladimir Putin ni Umurusiya Nibwo yabivukirusiya. Ako nawe uri idage niyo turebe bro bimeze bayita gute Wasaje? Kajye kwambara amaso. amaso ko yandi Wewe imbwa ziri kureba n'amaso ko yandi. ubu twahangana none oya hagarara gutya Ambara. Dan. Sawa, dasoje. Funga. Fata boro zawe. Oya, manja. Fata boro zawe, kuramo kanda tugenda. Kuramo tugenda. Rekera ngaho, rekera. Kuramo kamera. Okay, twagiye. Ibyo bintu rero ntabwo ndi gushaka kubaho. Ndashaka gukora. Yara. Stop. Video. Ntabwo ufite. Ubwo ni kana zafata. None se umuco wo gusuhuzanya waba waracitse? Wowe urambarira ati none se umuco wo gusuhuzanya waba waracitse? Oya. none ubugenzi ziki kurikira kurikira ikiganiro gospel vibe ni kuri iki cyumweru sambiliza mu gitondo. Mbere ko nkwereka akavido kavuyemo. Banze kurwari kurya ibisheke Mariya. Banze bereka kurwari kurya ibisheke. Mbere yuko ubundi woni mimi mujya mubona kuri televiziyo sanyu nuko ahekenye ubundi mu buzima busanzwe. Woni we mimi. Urumva? None rero inyuma uri kubika ibikapu. Newe wari umukire hano Kabamba twasanze ahantu yari yaje kugira gute? Bamwita
agiye kurya imigati nababwiye komeza uri komeza nababwiye ngo mukurikire mukuriye nababwiye ngo imigati igiye he uriya niwe boss ugira imigati ariko bigakora imigati myiza pe bigakora imigati ni gutya twatureze kuri set umva turasoje bigi gira abantu rero bakurikira ikiganiro umva rero mwa bantu uyu mugabo nta kigenda nguta dufata ako imigati yawe iraryoshye tuyamamaze okay mfasha okay Big Bakery okay ni Big Bakery dukora imigati keke ikintu cyose kiva mu ifarini we do that mu bukwe nuwe mwihariko umwihariko nababwira uyu mugati uri kumva hari ahandi wari wawurya okay oya yemwe narawuriye ahandi urimo shokora ako no mugati uraryoshye by the way yumva umuntu abana bawurya yitwa hot loaf uyu nguyu abana bawurya abana abasaza umukecuru n'uruhinja hari twarurya byari mugati kuko ntago bisaba kuwekenya ndicyo bavuga ku ngo zigiye gutandukana ziri no mugati ingo zubatse nabi wa mugabo nyuma uzi ko wubatse nabi twarira umugore n'umugati ashobora kuvuga ati ngiye kugenda yibuka ko ntanda zakura umugati agatamo kujya gute kuguma muri urwo rugo so kadusoreza ngaha mbwira nimero zawe vuga nimero zawe 0788 044 8 088 039 044 8 8 uwo ni Big Bakery urumva akaba na DJ Big so reka murebe kano kavideo dore akavideo kavuyemo kuva kare akavideo kavuyemo nakangaka Bravo! Muraho neza. Yego. Ay. none se umuco wo gusuhuzanya ntukibaho none ubugenzi ziki Kurikira ikiganiro The Gospel Vibe ni kuri iki cyumweru saa 2 za mu gitondo. At the heart of content. Kamera ku mutipe wari nyuma ya kamera. Niho mwabonaga wari uri kumwe n'imbwa y'injamani. Uyu bamwita Natana ye. Bavuga ngo ni munkundisha abantu. N'abanje bigeze ngo urwego ngo ngwerekana ngo urwego. Ngwerekana urwego.